ariko ibaza umuhanzi we nka The Ben uzi n'icyongereza uvuga kimaze iki aka kanya. We Bruce Melody wagiye no kubyinana niba niwe kuririmbana na Shaggy, cya cyongereza cyawe kimaze iki? We Riderman uvuga icyongereza n'igifaransa bingana iki? Andi bumuntu uvuga icyongereza kingana iki? Junior Rumaga ndabizi neza ntabwo uvuga ikinyarwanda gusa, uvuga icyongereza kingana iki? Turi mu matora y'umukuru w'igihugu, mwese mwabonye inganzo muraririmba koko kandi byari byiza, ariko ahangaha ahagaze ameze nkaho akanuruwe n'impyisi zimeze nk'izikeneye kumumira. Mwaracecetse ahubwo muri bize ngo muri ngo sinzi ngo murabatekereza amarira akagira ate. Niba ushobora gushyigikira umuntu mu matora koko umukunze, sibyo? Ahangaha ameze nkaho abantu bose bamwanjamye. Muri bize mwakomeje akazi kanyu nta kibazo. Aba tiktokers baba bamwe muri bize kumbwa akazi mwe finatunga wagira ngo mwabuze izindi content, sibyo? Muri ku muntu umwe nawe w'ikigorye urumva ururimi muvuga, sibyo? Abandi bashyigikiye abaperezida babo nubwo baba bibona ko ari ibigoryi, bashyigikiye ibihugu byabo, sibyo? Ijwi ryanyu mwe ntago rikeneye ngo ryumvikane. Ubu haramutse nka The Ben na Bruce Melody na Riderman na Rumaga na Ruti Joel ni benshi, sibyo? Na ba Tom Close na ba Diplomate muri benshi, muramutse muhuriye mu ndirimbo imwe ivuga ko hari ibyo tutazigera twongera kwemera, hari ibyabaye bitazigera byongera kuba, uko byagenda kose twahangana, muramutse mukoze indirimbo zimeze zityo, byibuze n'aba tiktokers batabashije kuvuga bakajya bagendera muri iyo ndirimbo bagakora ama video ariko bari kugendera kuri izo ndirimbo zanyu, murumva mutamutanze umusanzu ufatika muri iki gihugu amplisi cyanyu. Noneho hari ukuntu ibintu biba biri kuba mwe mukamera nkaho bitabareba, sibyo? Mukamera nkaho bitabafasheho, ariko buri hari ikintu kimwe mutazi, ingaruka uko byagenda kose namwe zizabageraho, sibyo? Haramutse hakomye rutenderi ni twese, urumva? Barimo barafata umukuru w'igihugu wanyu bakamutoba koko, bakamutoba. Hari indirimbo numvishe ngiye nubwo babura nanyica, sibyo? Ako mwebwe you are there, muraryamye murasinziriye ntimushaka kuvuga, ahubwo amajwi yanyu muyatambaza mu gihe adakenewe. Kandi umunsi ibi bintu yabivuyemo neza muzaririmba intsinzi, aba tiktokers muhaguruke, sibyo? Turambiwe content ngo za get ready with me, turarambiwe, sibyo? Izo za story times zanyu turazirambiwe, urumva? Nimuhindure content, mutangire muvugire igihugu cyanyu, urumva? Nimutume ijwi ryanyu namwe ryumvikana. Nta hantu na hamwe muri ibi bintu birimo biraba ijwi ry'umunyarwanda riri, sibyo? Noneho ubahagarariye we ameze nk'ari kurwana wenyine, ari guhangana wenyine, ni muri nyuma muri biz, kandi ntimubuze internet. Muri mu matikutu nago mubuze internet. Abahanzi ntimwabuze studio, ntimwabuze inganzo. Noneho mwe mukinanga amafilme za amakomedi nk'aba Clapton n'abandi, mwakagiye mutangira gukina amakomedi ariko afite message, ubutumwa runaka arimo aratanga. Izi ngegera zo hanze zitatwifuriza icyiza, ziri kuturwanya zikabibona, urumva? Ahubwo muri twabahaye integuza yani nziza, ariko se urwo rurimi apati yacu abandi bari kurwumva, wenda dukuremo abarundi abandi barwumva ni bandi, kandi ko muri abanyamashuri benshi tubizi, kandi ayo mahirwe ko twayahawe kugira ngo tuyakoreshe, sibyo? Abakobwa bamwe mwarize murarangiza muvuga indimi murakoresha TikTok rwose, ariko ntago mujya mwibuka ko hari igihe cyageze umukobwa ntagire ijambo, ntiyige, ntagira ate.
ayo mahirwe mwahawe kuki mutarimo murayakoresha? aka kanya igihugu cyanyu mukimariye iki? mumaze iki? niba ijwi ryanyu mu ruhando rw'abatiktokers bahanganye n'iki gihugu bitarimo, mumaze iki? mu ma comments ujya kubona ukabona ngo any Rwandan here, nimuzi no gusubiza, ariko ari umugutukana mwebwe ubwanyu mugakurizanyaho, sibyo? niba mwumva ngo muri abahanzi b'ibihangange mushoboye, nimugaragaze ko mushoboye tubibone koko. nimwihurize hamwe byibuze mukora indirimbo imwe. urumva? nzi neza ko ibi bintu mubishoboye, murabishoboye. urumva? mu matora mwari muri ni wowe mumushyigikiye mumwereka ko muri kumwe nawe, none ubu muri hehe? biteye isoni n'ikimwaro. ibaze naho abarundi babizi ko bafite perezida ikijuju batinyuka nabo bakavuga bakanamushyigikira. kandi ako mwebwe gushyigikira uwanyu mubona kanashoboye. erega tujye tureka no kujya mu bintu byinshi. nawe ni umuntu buriya abanyura mu bintu byinshi nawe ubwe ntaba yorohewe, sibyo? ariko aka kanya aramutse abonye ko namwe mwahagurutse mu mushyigikiye mwanamutera courage, ariko hameze nk'ahagaze wenyine, ameze nka mumaziki. izo content zanyu zimaziki. nibi TikTok itavugira igihugu mu gihe kiri mu bibazo, imaziki bazayifunge. muri mu busutwa, muhanganye mu bidashinga. urumva? kuzana za hashtag za ntituzemera iri mu kinyarwanda, muri kubwira abanyamahanga, aba South Africa batumva ikinyarwanda, abakongomani batumva ikinyarwanda, igihugu cyanyu kiri kurengana, bari gushaka ko isi gifatira ibihano. turi kubyumvikana? iyo hashtag yanyu abatumva ikinyarwanda bazabwirwa n'icyo kishatse kuvuga, mu gihe muzi indimi mubizi ko muzivuga ku madate, muzivuga mu mavlog y'ubwibone. ariko guhaguruka ngo muhangane mu Rwanda igihugu cyane mubishoboye. ku mugani wavuze ati sinisasu barimo barabarasa. ni ukuri kw'Imana nimudahaguruka ngo ibintu mubihindure, buri wese yicare yumva ari igisebo. buri mu TikTok, buri muntu wese waje imbere ya kamera, aba ari umukinnyi wa filime, aba ari umuhanzi, aba ari umu content creator, aba ari umu TikTok, aba ari umu YouTuber, umuntu uzi ko wese ahagaze imbere ya kamera. ibi bintu nimubireka tugakomeza nyine tukabiceceka, tugakomeza dukora content zacu as if there's nothing happened, buri wese ajye yumve ko ari igisebo. nimukosora ibi bintu, nimureke duhaguruke natwe duhangane, sibyo? ubu tuvuga nk'abanyarwanda twese turi hano turi injiji, tuvuga ngo mu bahanzi mwese muririmba muri injiji, muvuga ururimi rumwe nk'urw'inka. aba TikTok muri injiji mwese muvuga ururimi rumwe nk'urw'inka. sinjye n'umuntu wongera kubona muri comment yanjye avuga ubusa. mukoreshe phone zanyu namwe muvuga ijwi ryanyu ryumvikane, kandi nzi neza ko turi kumwe twashyigikirana tukanagera kure. muramuki.